World Mission Report. Ibi ngibi byo ngiye kubabwira ushobora kuba warabyumvise cyangwa nawe ubizi neza, nawe wifitiye ibihamya cyangwa nawe bikaba byarakubayeho. Ni kenshi cyane imiryango myinshi, umugabo n'umugore n'abana bagize umuryango baba bafite imyizerere yabo, ariko ugasanga havuyemo umuntu ufite imyizerere itandukanye n'iyabo, maze bitewe n'imyitwarire y'uwo muntu ikaba yatera abandi bose bagize umuryango guhinduka. Uzi abantu benshi bavutse bizera ibintu bitandukanye, uzi abana benshi bavutse atari abadivantisite b'umunsi wa karindwi n'imiryango myinshi itari iy'abadivantisite, ariko umwana umwe cyangwa umuntu umwe mw'uwo muryango yafashe icyemezo cyo kuba umudivantisite. Uyu muntu imyitwarire ye yatumye umuryango wose uhinduka baba abadivantisite b'umunsi wa karindwi. Ndabasuhuje, tugeze mu mwanya w'amakuru y'ahandi. Amakuru y'ahandi y'uyu munsi afite umutwe uvuga ngo ni abatasi. Aya makuru twayateguriwe n'umuyobozi w'amakuru y'ahandi ku isi muri General Conference Andrew M. Sisesiana, akaba yaratubwiye inkuru y'umukecuru witwa Tensera Dazani ndetse n'umuhungu we witwa Debia, nabo mu gihugu cya Mongolia. Ugiye kwibabwira nitwa Noah Emmanuel. Rero mu gutangira aya makuru ndabanza mbatemberezeho gato kuri video, mbereke umujyi wa Mongolia witwa Ulan Bator, basi mubashe kurebesha amaso mureba akantu gato. Kandi mu gihe muba muri kureba iyo shusho ya Mongolia, y'umujyi wa Mongolia, ndababwira akandi kantu twamenya ku gihugu cya Mongolia. Nuko mu gihugu cya Mongolia ni ahantu heza ku ruhande rumwe cyangwa se urundi, mbese ni ahantu heza cyane. Abanyamongolia bakunda kuganira bagatera urwenya rurimo amagambo y'ubwenge, ni abantu b'abahanga. Kandi inzu ya gakondo y'Abanyamongolia yitwa Jeri cyangwa Yurut. Ni inzu yubatswe mu buryo bwa muviringo, nimba mwibuka uko inzu z'ibyatsi kera zabaga zubatse. Ikaba ifite igisenge cy'umutemeri, ikaba isakaje ihema y'umweru. Ikindi ni uko iyi nzu ni inzu ishyuha mu gihe cy'ubukonje kandi igakonja mu gihe cy'impeshyi. Ni inzu yoroshye kuyubaka ndetse no kuyisenya. Ni inzu yoroshye kuyimukana ukayijyana, kubera ko ni inzu zikunda kwifashishwa n'Abanyamongolia iyo bari kugenda bimuka mu buryo bwo gushaka ubwatsi bw'amatungo cyangwa aho bororera amatungo yabo. Murumva rero ko ari inzu nziza. Ikindi ni uko iyi nzu ya Jeri ni inzu ikunzwe cyane muri Mongolia. Iyo umuntu ayinjiyemo agakandagira ku mukeka waho cyangwa se ku misambi yaho, bifatwa nko gusuzugura. Bisaba yuko witwararika mu gihe uri kwinjira muri iyi nzu. Ako kantu niko nababwira uyu munsi wa none mu gihugu cya Mongolia. Ndabasaba rero ngo tujyane mu makuru y'ahandi y'uyu munsi. Nababwiye ko ari amakuru y'ahandi y'umumama witwa Tensera Dazani ndetse n'umuhungu we w'imyaka 22 witwa Debia. Ugiye kuyababwira nitwa Noah. Mama yararakaye ubwo umukobwa w'imyaka 22 Debia yatangiraga kujya gusengera mu itorero ry'Abadivantisite umunsi wa karindwi muri Mongolia. Yaramubwiye ati, ntuzajye mu materaniro y'Abanyamerika kubera ko Abanyamerika ari abatasi. Hari mu kwezi kwa Nzeri 1992, kandi igihugu cya Mongolia cyari bwo kikiva mu bukomunisite. Uburakari bwa mama wa Debia bwariyongereye igihe umukobwa we Debia yafataga icyemezo cyo kwegurira umutima we Yesu akabatizwa mu mwaka w'1993. Nibwo Debia yabaye umudivantisite umunsi wa karindwi. Debia yabaye umudivantisite wa mbere wahindutse mu gihe igihugu cya Mongolia cyari kivuye mu bukomunisite. Mama we yaramubwiye ati, Abanyamerika ni abantu babi, ni abantu b'abatasi kandi barashaka kurimbura igihugu cyacu, bakigarurira imitima yacu, bakatugira ibikoresho byabo. Ubukristo ntibwari idini ya gakondo aho ngaho muri Mongolia, kandi na n'ubu niko bimeze. Ariko mama wa Debia
yatekerezaga ko amadini yose n'ubundi muri rusange ari mabi usibye idini y'Abanyamongoliya ya gakondo. Mama wa Debiya rero yari umuhakanyi ukomeye, wari warabaye umukomunisite ukomeye, kandi bitewe n'imbaraga ze yari yarahinduriye abantu benshi kuba abayoboke b'ishyaka ry'ubukomunisite. Bitewe n'ibikorwa bye bitangaje yari yaragiye akora mw'iri shyaka, yari yarahawe ibihembo bikomeye n'imidari idasanzwe y'Amalaska, Angela ndetse na Lenin. Ibyo byamuteraga kwiyemera, nta buryo na bumwe bwasaga nk'ubushobora kwemeza mama wa Debiya guhindura umutima we ngo yemere Imana yo mu ijuru usibye Imana yabo gakondo. Igihe kimwe Debiya yavuye muri Mongoliya ajya kwiga muri kaminuza mpuzamahanga y'Abadivantisite muri Filipina yitwa Aras. Iki gihe yahamaze imyaka 2. Ubwo yagarukaga rero mu gihugu cy'iwabo cya Mongoliya, akihagera yaje afite gahunda yo gukora itsinda ryo gusenga. Yaraje akora itsinda ryo gusenga, yakundaga kurarikira mama we ngo bajyane mu iryo tsinda, ariko mama we umunsi umwe ntabwo yabyemeye. Yararitse abavandimwe be bajyana gusenga mu iryo tsinda ndetse n'abaturanyi. N'umwe mu bizera bo muri icyo gihugu wari umupasiteri wa mbere aho ngaho. Ubwo ngubwo haciyemo iminsi, mama wa Debiya yitegereje Debiya abona ko yahindutse mu by'ukuri. Aravuga nti, ko mbona Debiya yahindutse? Mama wa Debiya yaratangaye avuga ati, niki cyamuteye guhinduka? Reka nanjye nzarebe. Umunsi umwe umuvandimwe wa Debiya wahoze arwanya cyane ubukristo nawe aza kubatizwa. Mama we abona ko nawe yahindutse. Ibyo byari bihagije kuko mama we mu mwaka w'ibihumbi 2000 amaze iminsi ajyana Debiya mu itsinda ryo gusenga aho bigaga Bibiliya, nawe yarahindutse arabatizwa aba Umudivantiste w'umunsi wa 7 afite imyaka 53. Igishimishije, ba bantu 5 bose bari bagize itsinda ryigaga Bibiliya Debiya yari yarashinze bafashe icyemezo cyo kubatizwa aba Badivantiste w'umunsi wa 7. Uwahoze ari umurwanashyaka ukomeye wa Lenin, ari n'umurwanashyaka w'abakomunisite, ari we mama wa Debiya, yahindutse umuhamya ukomeye w'Imana. Uwahoze ashaka abayoboke b'ishyaka ry'abakomunisite yahindutse umurobyi ugenda ashaka intama zazimiye z'ubwami bw'ijuru. Bitewe n'imbaraga ze, abantu benshi beguriye imitima yabo Yesu. Mama wa Debiya yakomeje gukiranuka kugeza asinziriye. Ntiyakundaga Imana gusa, ahubwo yanakundaga kwiyegurira Imana. Ubwo yari amaze kugira intege nke, inzu ye yahindutse ahantu ho gusengera. Hakundaga kuba hari amateraniro yo gusenga inshuro nyinshi. Mama wa Debiya yakundaga kuvuga yuko gahunda yo kuramya idashobora kurangira adatanze ituro rye, maze agasaba ko bajye bamuzanira ibahasha aho yari aryamye akitangira ituro. Mama wa Debiya yapfuye yishwe n'indwara ya kanseri y'amara. Icyo gihe hari mu mwaka w'ibihumbi 2020, yari afite imyaka 74, ariko yakomeje guhamya na nyuma y'urupfu rwe. Mu busanzwe mu gushyingura umuntu wapfuye mu gihugu cya Mongoliya habaho imihango ikomeye kandi iremereye cyane inahenze, ariko kubw'ubusabe bwa mama wa Debiya wari warabaye umukristo, yari yarasabye ko bazamushyingura mu buryo bworoheje. Ibi ngibi ku bantu bari baje kumushyingura byabaye icyigisho. Umwe mu bantu bari bari aho ngaho bashyinguriraga yabonye itandukaniro rikomeye mu bukristo. Umwe yaravuze ati, mbega gushyingura mu mahoro, uyu muntu ashyinguwe mu mahoro. Undi nawe aravuga ati, mbese byakunda ko nanjye nipfa bazashyingura kuriya? Ubu ni ubuhamya bw'umuntu wahindutse, ariko ubuhamya bwa mama Debiya ntabwo bwarangiriye aho ngaho. Akomeje kubwiriza bucece mu gituro cy'aho aruhukira. Igituro cye cyanditseho amagambo y'isezerano tubona muri Yesaya 30:18 ngo, hahirwa abamutegereza bose uko bangana. Mbere gato y'uko apfa rero, mama wa Debiya yari yarabwiye Debiya ati, ibyiringiro byanjye biri muri Kristo. Ndashaka gusinzira kugeza ubwo Yesu azazira
akanzura. Ubu mama Debiya ategereje umwami ko agaruka akamuzura muri cya gituro cy'ubwiza. Natangiye mbabwira yuko ubuzima bw'umuntu umwe bushobora guhindura umuryango wose. Kubw'icyemezo cya Debiya cyo guhinduka umudivantisiti w'umunsi wa karindwi kandi akaba umukristo umaramaje wiyeguriye Kristo kandi Kristo ntakamuhindura mu mibereho yiwe, Debiya yatumye abavandimwe be bose bahinduka baba abadivantisite, kandi na mama we wari umurwanashyaka w'itsinda ry'abakomunisite cyangwa ishyaka ry'abakomunisite nawe yabaye umudivantisite w'umunsi wa karindwi maze aba umurwanashyaka ku ngoma ya Yesu, ku ngoma y'Imana. Mama wa Debiya yasinziriye yeguriye imibereho ye Kristo kandi yagaruriye abantu benshi kuri Kristo. Rero tubashimiye amaturo y'isabato yanyu wa 13 azafasha kubaka inzu nini y'imyidagaduriro y'abana izajya yigishirizwamo abana n'ababyeyi babo ibijyanye no kumenya Yesu hano mu murwa mukuru wa Mongolia muri Ulan Bator. Reka mbasabe ngo mukomeze gutegura iri turo ryo ku isabato wa 13 maze tuzashyigikire ingoma ya Kristo hariya muri Mongolia. Uyu munsi wakibaza ngo imibereho yawe mbese arabihindura? Imibereho ya bamwe na bamwe, nanjye hari abo nzi, nawe hari abo uzi, cyangwa ashobora no kuba ari wowe uzi uko bigenda kugira ngo umuntu umwe abashe guhindura ab'umuryango bose. Reka twere imbuto kandi twerere imbuto n'abo tubana nabo, kandi dukomeze kuzera kubwo gufashwa n'Imana mu izina rya Yesu. Ye mwarimo mubana nitwa Nowa. Ndagusaba ngo aya makuru y'ahandi ashimishije nk'ubu buryo uyasangiza abandi nabo babashe kumenya Kristo ugiye kugaruka vuba bidatinze, kandi gusangiza amakuru ntabwo ari ibintu bigoye, ni ibintu byoroshye. World Mission Report.